Mu Kinyarwanda tubyita ibiraha. Ninde wabeshye ko nta rukundo nyakuri rukibaho? Oya, iki ni ikinyoma. Ibiraha ku rukundo bikundwa n'abakobwa ndetse n'abamama rurasa naho barazwe na ba sekuruza. Uru ni rwo rukundo nyakuri abenshi twabuze. Ku bushyuhe burenga degrees Celsius 190 bw'amavuta, usanga buri mugoroba ibiraha biri gukarangwa ku muhanda, mu makarayi, mu makaritsiye atandukanye, ku mihanda itandukanye. Abana bitembereza mu ndo kubera uburyohe bw'agasenda. Ibirayi amavuta bibikoze, ikiraha kiraribwa koko, ikiraha kikongera kikaribwa, kikongera kikaribwa. Ariko hari icyo tutazi, ibiraha ni urupfu twikururiye. Abenshi mu bakunzi b'ibiraha bameze nk'abishamitse umugozi mu ijosi, abandi bameze nk'abari kwirasa amasasu menshi mu mutwe. Reka mbabwire ibi bitanu byo kurya ibiraha, ariko ndagusaba kunega amatwi kugeza ku ngingo ya 5, uko nucika ingingo ya 5 urabusa nkaho nta kintu wumvishe, kuko ingingo ya 5 ni urupfu. Rero bigaragaza uburyo kurya ibiraha bitera urupfu. Ushobora kuza gusanga warapfuye utabizi, cyangwa se twaba tukikubara nk'utakiriho kandi nyamara ukiri muzima. Ntega amatwi wicecekeye, ubundi nkuvire muzini muzingo. Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga n'ibigo bitandukanye bikomeye ku isi, nk'ikigo cyitwa Harvard T.H. Chan School of Public cy'Abanyamerika, ikigo cyitwa National Institute of Health nacyo ni cy'Abanyamerika, ndetse n'ikigo cyitwa World Health Organization International Agency of Research for Cancer. Ibi ni ibigo bikomeye cyane bikora ubushakashatsi ku ndwara ziterwa n'ibiribwa. Nge ugiye kugezaho kino kiganiro nitwa Philippe Tuyishime. Iyi ni Food Vibes TV. Ariko mbere yuko dutangira, reka nkwibariza akabazo kamwe. Ese ubereyeho kurya cyangwa urya kugira ngo ubeho? Igisubizo ni icyawe. Reka dutangire. Mbere na mbere, kurya ibiraha bitera indwara z'umutima. Ibiraha bikungahaye cyane ku mavuta, usanga ari amavuta yakoreshejwe inshuro nyinshi, kandi yanga ari amavuta mabi cyane, kuko abateka ibiraha ntabwo biteka rimwe ngo barangiza amavuta bayamene. Oya, bateka ibiraha bya mbere, byashya bagashyiramo ibindi, byashya bagashyiramo ibindi, bityo kugeza amavuta ashaje akaba umukara. Kandi biriya ni bibi cyane, kuko kubera ubushyuhe bwa degrees Celsius zirenga 190 bw'amavuta no gusaza kwayo, usanga bitera imihindagurikire nka oxidation y'amavuta, ndetse n'ibyitwa transfat, agatera cholesterol mbi izamuka, bityo ugasanga uri kwishyira mu risk cyane zo kurwara umutima. Ikizakubwira ko amavuta yakubayemo menshi nko mu gihe umaze kurya ibiraha, nuko uzagira umwuma mu muhogo, ukagira umwuma mu nda ndetse no mu kanwa, bityo ugatangira kunywa amazi menshi cyane kuruta uko yanywaga mu busanzwe. Mu bushakashatsi bw'isesengura rya Meta Analytics byiswe Fried Food Consumption and Risk Cardiovascular Disease, bwagaragaje ko kurya ibiryo nk'amafiriti, amandazi ndetse n'ibiraha byatetswe mu mavuta ashyushye cyane arengeje degrees Celsius 190 ari bibi cyane, kuko bikurikije niyo mpamvu twavuze haruguru bitera indwara y'umutima. Iyo habaye cyitwa dose response, ibyitwa kurenza ibyo hakwiye kuburya, rwose nta kabuza uri muri risk zo kurwara umutima. Ibiraha kandi bitera kanseri y'amara. Kubera ubushyuhe bwa degrees Celsius zirenga 190 bw'amavuta ateka ibiraha, habamo reaction ituma hakorwa ikinyabutabire cyitwa acrylamide. Ikinyabutabire cyashyizwe mu rwego rwa Profitable Human Carcinogen, ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubushakashatsi kuri kanseri IARC Group 2A. Ibyo biraha rero iyo bigeze mu nda, kubera ibyo binyabutabire bibiri tuvuze haruguru, bituma habaho kurwara kanseri kw'amara. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Uburayi gishinzwe gukora research ku bijyanye na kanseri cyitwa European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, ku ngingo y'abantu barenga 1,500,000 ku byitwa Food and Drug Administration FDA, bemeje ko raporo yitwa Acrylamide in Food isobanura ko acrylamide iboneka mu byo kurya bitetswe ku bushyuhe bwinshi, burimo nk'ibiraha, amafiriti, amandazi n'ibirayi byokeje, birimo ikinyabutabire cyitwa acrylamide, kandi kikaba ari ikinyabutabire iyo kigeze mu mara y'umuntu gishobora gutera kanseri. Ikindi, ibiraha bitera umubyibuho ukabije. Ibiraha deep fried food bikungahaye cyane kuri kalori nyinshi n'amavuta menshi, bigatuma umuntu yinjiza ingufu nyinshi, energy umubiri udakeneye.
bityo kubera energy nyinshi umubiri uba winjije bigatuma umubiri ukora ibinure byinshi cyane udakeneye, ugatangira kubibika mu bice bimwe na bimwe by'umubiri. Ari usanga umuntu afite inda nini, afite ibicece, imbavu zabyibushye, ibinure byinshi mu ipfufu, mu matako, ku bibero ndetse n'ahandi. Bityo umubiri ugasanga naho wabibitse, ugasanga umuntu atangiye kugira umubyibuho ukabije. Mu gihe ubushakashatsi bugaragaza ko abarya ibiraha cyangwa ibindi biryo byatetse ku bushyuhe buri hejuru ya degere Celsius 190 by'ubushyuhe bakabirya 4 kurenza mu cyumweru, bafite izamuka rya 26% mu byago byo kwiyongera k'umubyibuho ukabije kuruta bamwe batabirya cyangwa se babirya nka rimwe mu cyumweru. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo, wagana website ya Fried Food Constipation and Risk Weight Gain and Obesity ugasoma byinshi birambuye kuri iyi ngingo. Ikindi kandi ibiraha bitera umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure, amavuta ya trans fats, ibinyabutabire byangiza ubudahangarwa bw'imitsi, endothelial dysfunction, sodium iba ku biryo bitetse cyane mu mavuta menshi cyane kandi ashyushye nk'ibiraha ndetse n'amafiriti, amandazi ndetse n'ibindi. Ingingo yiswe Reported Fried Food Constipation and Incident of High Blood Pressure Sun Cohort yabereye muri Espagne yerekanye ko kurya ibiryo bitetse amavuta menshi ashyushye cyane arengeje degere Celsius 190 byibuze inshuro 2 cyangwa 4 mu cyumweru bifitanye isano cyane n'izamuka ry'umuvuduko w'amaraso. Ibyo rero ubwo birumvikana ko abantu barya ibiraha kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru mwiriyumvire muri risk cyane, mushatse mwabigabanya. Si ibyo gusa kandi dusoza, kurya ibiraha kenshi bitera urupfu. Kurya ibiraha, amandazi, ibirayi bikaranze amavuta ndetse n'ibindi biryo byose bitetse ku bushyuhe burengeje degere Celsius 190 bishobora gutera urupfu. Amavuta menshi, trans and saturated fats, yongera cholesterol mbi mu mubiri LDL, ikaza kubangamira imitsi y'amaraso, bigateza indwara z'umutima ndetse na stroke. Acrylamide n'ibindi bintu bituruka ku bushyuhe bwo hejuru cyane bishobora kongera ibyago bya kanseri, nabyo bikihutisha urupfu. Karori nyinshi uteranyijeho umubyibuho ukabije, obesity, bifitanye isano n'indwara zifata umutima, diabete n'izindi, bityo nabyo bikihutisha urupfu. Ubushakashatsi bwakozwe na BMG 2019 Women Health Initiative WHI, ingingo yakurikiranywe n'abagore barenga 1,336,000 mu myaka irenga 20. Abaryaga ibiryo bitetse mu mavuta nk'ibiraha, amafiriti, ibirayi byokeje mu mavuta ndetse n'ibindi nkabyo bakabirya buri munsi bagize risk yo gupfa vuba ugereranyije n'abatabiryaga. Naho urupfu rw'indwara z'umutima rwo rwiyongeraho 13%. Ese ko twavuze ko kurya ibiraha, ibintu biri mu mavuta nk'ibyo ngibyo byose ari bitera indwara zikabije, ese ni gute warya ibiraha neza ntuzagira ikibazo? Ishyirireho gahunda yo kubirya, wenda uvuga ati nzajya mbirya rimwe mu cyumweru cyangwa se nabyo nabireke ntacyo bitwaye. Niba uhisemo kubirya, gerageza ushyireho kuzajya urya ibiraha bikeya, kuko kurya ibiraha byinshi twabonye ko bitera ikibazo. Bibaye byiza warya ibiraha bitekesha amavuta meza nka canola, avocado cyangwa se peanut, kuko yo nta kibazo atera ku bijyanye n'ubushyuhe nk'uko twabibonye haruguru. Ikindi kandi irinde kuyakoresha inshuro nyinshi nk'uko twabibonye haruguru, bitazaguteza ikibazo. Niba udashaka kujya ucikwa ibintu byiza nk'ibi bijyanye n'ibiryo, kandi subscribe tubane buri munsi. Twandikire muri comment uduhe igitekerezo cy'ibyo twazakuganiraho ubutaha, kubera ko igitekerezo cyawe ni ingenzi. Yabagezagaho kino cyegeranyo, nitwa Philippe Tuyishime, iyi ni Food Vibes TV.